Davi wangeze umusitari kuri TikTok kabisa. No one day ibisi birayi. None icyanshimishije nukuntu ari abantu bagiye badukoramo challenge nanjye nkabona baragize. nanjye nakora challenge nawe mukari. Ndabatire wa muntu ngo nago jubeye. Urumva ntabwo usezeranya umuntu kumu tuzi Kigali. Nyuma ngo bikuyobera umujyana Nyamagabe oya kandi ntiwamusezeranya kujya muri Amerika ngo kubona visa bigucanga umujyana Burundi shimwa ntabwo ujubeshya mana ntabwo ujubeshya iyo usezeranya urasohoza ntabwo ujubeshya Nukwa kabiri ubwo niba wishyura nyiri byondo tariki 31 ugenda umureba gukwira mayi iminsi 3 Kubiki ukuvuga ngo nuko nta kiatrice ngo n'urugero sibyo niba ufite inzu ubamo wishyura ku kwezi 31,000 kananga urwo rugero nirwo rurafasha gukora mu mutwe nukuvuga ngo ku munsi wishyura ngahe igihumbi none ku kwezi kwa kabiri kwagize iminsi 28 ugomba kumwishyura 28,000 niba waramuhaye 31 ugenda gusubiza bitatu byawe ukuntu kwivuga uri serious shakire girukunze oya nibyo uba wumva umuntu mwiza akwiye kubaho ute hano ku isi umuntu mwiza hano ku isi Yes ni byagace kaje gakomeye kuduhitama hano kuri Gonarike Plus amahoro y'Imana akomeze kubana namwe ngewe nitwa David ninge mugiye kubana muri iki kiganiro ariko nanone ndabasuje nose mwamerereye mwa muri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda mwumve ko mbasuje kanabwira ko mbakona cyane ve ku mutima ndabakona cyane ve ku mutima sinakwicana n'uyu muntu muri kona hano imbere yanyu kuri kamera za Gonarike Plus no umuntu w'Imana Imana yagiriye neza no umuntu Imana iduhaye mu gihe nk'iki nyaboneka no umuntu ufite amavuta adasanzwe no umuhanzi ku bantu bagiye bamwumva cyangwa se bakamubona ni Imana yabikoze kugira ngo uyu munsi tuze kuganira ku muntu utarakora subscribe nayikore kugira ngo dukomezanye ibiganiro byose twagiye dukora kokoro karame ndakwakiriye urakoze kumpa ikaze kuri Gonarike Plus by'umwihariko ndi kumwe n'umuntu witwa David numva nishimye uba uvuguwe neza cyane kabisa inanye by'umwihariko uyu munsi naje ndikuvuga ati ndaza kwibanda ku bantu bo hanze babwira uburyo mbakunda gahira bakunda utabazi se bagenda banyandikira ngo naje uduga Plus rimwe Plus 1 Plus 3 gutyo Plus 6 wivugiye kode zo muri Amerika mu Burayi no muri Aziya bibagize muri Afrika zo muri Afrika hazaga Plus 2 yego 260 muri Zambia gutyo yego abantu bari hakurya turabasuhuje cyane ko iyo badukurikiye nibo bantu batuma tugira akantu twinjiza kabisa mugiye mu Rwanda ama ads atarazi hari abantu batabizi rero bakahita bavuga ati bite iyo nyaboneka mwadukurikiye mwubahwe iyo mwaturebye ariko nanone n'ikibazo gukora ibintu ntagire umuntu kureba cyaba ari ikibazo kabisa abari ikibazo zo kuza ukicara hano tugakora ikiganiro tugaseka wacyaporodinga kikarebwa n'abantu abo barindwi aricano nabibonye ho kimaze ukwezi cyarebwe n'abantu barindwi banze ukwezi nawe ujya ugasanga harimo niba ari umuntu mukuru harimo umwana we kandi ubundi umwana we abasanzwe baganira bazi uburyo atekereza n'uburyo yiyumva ugasanga nawe harimo iye wenda nibura niyo umugore we ari umuntu mukuru n'inshuti ze nka zinga base sabo ngabo nabo ariko Imana ishimwe ko yagiye duheza abantu badukurikira bari mu Rwanda bari hanze y'igihugu ibyo bigatuma twose natwe tugira inyungu ku byo tuba twakoze hanyuma umeze ute meze neza cyane ndagusaba dusengere nabone ni ingeso yacu yego tugomba gusenga nk'abana b'Imana nk'abakristo Mana mu izina rya Yesu turagushimye tuguhaye icyubahiro yuko wabanye natwe uraturinda ubu turi tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu nkuramburiye amaboko ni iby'igiciro gikomeye
bikomeye kuba twarasoje ukwezi kwa mbere, ukwa kabiri tukaba tugusoje tukinjira mu kwa gatatu turi bazima. Hari impanuka zagiye ziba hirya no hino abantu ubuzima bukagenda, ariko njye na David n'imiryango yacu turacyariho muri uyu mwaka, nta muntu watuvuye muri dutangiye wa 2026. Ndabigushimiye nuhabwe icyubahiro. Twicaye ahangaha nabyo wabitwemereye, hajya abantu babipanga ntibikunde akaboneka izindi gahunda, ariko wemeye yuko iyi saha tuba twicaye ahangaha ugira ngo tuganire ibihumuriza abantu badukurikiye, kandi natwe bigasana imitima yacu. Burya iyo tuganira tugaseka bitwibagiza ya madeni dufite, bitwibagiza ya minervari y'abana tutarabona, bitwibagiza ikode ryo kwishyura nyiribyondo tutarabona, bikatwibagiza bya bindi byose byakagombye kuduhangayikisha, kuko akenshi umuntu ari umwe yitekerezaho, ariko umunyarwanda yavuze ngo ababiri bishumwe. Nagushimaga uko watwemerera ugira ngo dore aha hantu tuganire ku mbaraga zawe, tuganire ku bitangaza zagiye udukorera. Ndagusabye ngo uze ubane natwe muri iki kiganiro, abaro kiyobora tugitangirane nawe kandi dusozanye nawe Mana, mu izina rya Yesu tubisabye urakoze, amen. Makokoro uri gusenga uravuze ngo tariki ya mbere, umunsi tariki ya mbere? Yego, tariki ya mbere ukwezi kwa gatatu umwaka 2026. Ese ni ukubira iki ntakimenya iminsi we? Sinzi, ariko ukwezi nako kwagize iminsi 30. 28. Ukwa kabiri koko. Nukwa kabiri. Ubwo niba wishyura nyiribyondo tariki 31 ugenda umureba gukwira mayi iminsi 3. Kubiki? Ukuvuga ngo nuko nta kiyatrice ngo mbiki. N'urugero sibyo, niba ufite inzu ubamo wishyura ku kwezi 31,000, kananga urwo rugero nirwo rurafasha gukora mu mutwe. Nukuvuga ngo bwo ku munsi wishyura ngahe? Igihumbi. None ku kwezi kwa kabiri kwagize iminsi 28 ugomba kumwishyura 28. Niba waramuhaye 31 ugenda gusubiza bitatu byawe. Ugenda gusubiza bitatu byawe. Ikintu kuzenza nuko kuri Syria. Oya, none se nyine tubari. Ukuri ugiye kumurega, sibyo? Ugiye kurega, sibyo? Twebwe kumvikanye umunsi. Ubundi kontra bazajya bayivugurura neza. Urumva? Undi kontra bazayivugure neza bajye bashyiramo iminsi. Nuvuga ngo tuzishyura 31 ku kwezi. Bajya bavuga ati ku kwezi entre parenthèses iminsi 30 cyangwa se 31. None kwa kundi kwagiza 21 na 28 bizagufasha ibyo bitatu byawe babigusubiza niba wishyura 31 ku kwezi. Ukuntu kwivuga kuri Syria shagira kuzenza. Oya nibyo. Urabona nawe wabibagiye yuko twageze mu kwa gatatu bitewe n'ukuntu nyine umenyereye kwa mbere kwagize 31 ubona kuratinze. Ibyo none ubu waruzi ngo tuyacyaye mu kwa kabiri, uyu munsi twiteye cya mbere kwezi kwa gatatu. Seka vuba nkubwira nakandi. Seka vuba nkubwira nakandi. Nasoje. Yego. Nk'umu YouTuber sibyo ngo tukuganira twese nk'abantu dufite amacano sibyo, twibutsa n'abantu kujya kuri Concoride TV show bareba ibyo bakande subscribe, nundi kuri Gonarike Plus naho bakandeho badushyigikira. Yego. Waruzi impamvu se hariya kuri YouTube bagaragaza views cyangwa se ki watch time umuntu yabonye bagashyiraho iminsi 7, iminsi 28, yego, iminsi 90, yego, iminsi 365. Ku kibisa batashyize iminsi 30 cyangwa 31. Ntago mbizi. Nuvuga ngo YouTube yo ibara ku kwezi ari iminsi 28. Impamvu babibariye aho ngaho ni ukugira ngo ukwezi kwa kabiri kutazaburizwamo. Nuvuga ngo impamvu bashyiraho ntabwo nzi Cyongereza neza 28 days ntibashyireho 30 days. Niyo mpamvu azuye ibintu barabikurikiranye gute koko? Ndasomaga. Niyo mpamvu bashyiraho
Imana imfashe kino kiganiro kirangira amahoro. Hanyuma koko nubwo turi guseka reka baze nuzeho gatoya. Nubwo turi guseka hari inkuru ejo nabonye y'impanuka yabaye ku Gisenyi. Yabaye ku Gisenyi kanganisha uriya momere wasigaye umuryango w'abantu 5 asigaye ari umwe. Sha irababaje. Irababaje no kuri irababaje pe twihanganishime abafamile bari abantu ni impanuka yabaye ndumva hari ku bitaro bya Gisenyi. Hano impanuka nyinshi. Hari ahantu kabisa. Hari ahantu buriya. Ariko se ubundi ko nari nzi ko amakamyo aca ku wundi muhanda bakoze. Barawukoze ntago mperuka. Ntago mperuka neza. Nyine ku buryo umuhanda ukatera ku murenge wa Rugerero ukaza kugera ukamanuka hepfo ngo nari mu za Buhuru nyine ku buryo bamanuka gutya amakamyo kuko amakamyo abari kumanuka hariya haracuramye cyane aho bita kwa Gacukiro kuri Kivu Peace View Hotel ahari naho ngaho ibiri nko hejuru urabona ro haracuramye iramanuka ikabura feri ubwikaza ku guporomoka imugasanga ikuye mu bitaro cyangwa se igizuti bwo naho habereye iyo mpanuka twihanganisha bayiburiyemo babo. Mpanuka yagwemo abantu 11 abantu 11 5 bashobora kuba ari abana 4 n'umupapa. Yego rero mu modoka bari mu modoka umumama ararokoka. Ikintu gitangaje kandi kizana nakunzemo nuko abo bantu bavuye gusenga. Bavuye gusenga byibura hakana Imana iragendera ikavuga ati bye bana banje kuko ntago Imana ireba ngo wagiye kwa impanuka oya ahubwo Imana ireba ngo wakoze iki kwisi. Yego wakoze iki kwisi tuzacirwa urubanza rw'ibyo twakoze. Ntago Imana izareba ngo wapfuye ute ngo nukweki wasize nk'abantu ngo nyine ukabasiga mu maraga mutima. Imana ntago izareba kuri ibyo. Izaba wakoze iki kwisi. Ikintu cyiza nakunzemo no kureba navuye no gusenga kwiragiza Imana buri na Imana ifite kwizareba ikaca urubanza neza. Aze buri akako nikiye kintu kizagutungura ku munsi w'urubanza. Ku munsi w'urubanza cyangwa twese bazakuducira urubanza. Nikiye kintu kizagutungura. Ese bazaducira urubanza turi bazima cyangwa tuzatwarapfuye? Abantu bahanga bavuga neza ngo bazaba barapfuye. Ngo nabapfuye kira ngo bashategereje hehe mu bituro. Ngo twese bazaducira urubanza rimwe. Noneho ngara abavuga neza ababivuga neza bakavuga ngo hano kwisi ngisizahita ihinduka nshyashya murabaza bateri bagapfa ngo twese baducira urubanza. Reka ngusetse rero witwa Paulo ntabwo nibuka aho yabandikiye yaravuze ngo abazaba barapfuye bazazuka noneho ngo natwe abazaba bakiriho ubwo nyine yari kubivuga natwe abazaba bakiriho urumva nyine tuzahindurwa duse nawe cyangwa se nyine ducirwa urubanza ubanga bapfuye bazazuka none ngo natwe abazaba bakiriho none yarapfuye urumva uwo munsi nturagera. Nanjye sinzi ngo bizaba reka twese twifata turi hahantu bari kuducira urubanza. Nikiye kintu kizagutungura? Uzatungurwa ariko nta nubwo nzanatungurwa icyo gihe ahubwo nagiye ntungurwa n'ubu. Nikiye kintu kigenda kigutungura? Uzi ikintu kigutungura Yohana ari umuntu ubona wikarakasa Yohana ukabona ubundi bajya bavuga ngo kuba umukatolike kurusha papa. Yohana ukabona umuntu rwose Yohana yigira umukristo byadanje rwose ukavuga ati uriya ijazaribona oya ukagereranya hari ibyo tuzi bibujijwe abakristo hano kwisi umukristo gusambana kwiba kunywa inzoga niki none wangize ukamubona gutyo ariko ukabona hari yihengetse ahantu ari kunywa cya mubimba Yohana ukavuga uti nuriya. Ibyo rero ni kwa kundi tuzatungurwa no kuba ruzi ukavuga uti ko bikose nge David nkwikije imirimo akora musanzeyo nzamusangayo narangiza nkakubura nkibonerayo ntuza. Mbese ugatungurwa na babandi bavuga ngo ntibazabona ijuru babandi twacira urubanza ngo ni abanyabyaha babandi twavuze ati abantu bo basambanyi bo bajura akaba nk'abo ari bo tubona bagiye hehe dusanzeyo ningira amahirwe yo kugerayo uzayagira ndabikwaturiyeho. Noneho wa muntu twabonaga bwiriza neza n'abantu tukamukunda wenda reka ntange nk'urugero ngo mavuga butumwa batashye nyine abantu babyumve nabi njya nerindi zo ngero
David uzabicunge n'ubu ndavuze ngo sibyo tugasanga nge David narinzi yuko ukora neza nzagusangayo nangiza nkakubura ahubwo ntuza ugasanga niwe nsanzeyo narinzi ko tagize hari ibintu nanga hano kuri YouTube urumva ugasanga umuntu wewe ngo mwamvuze icyo kiganiro ngo mugikureho nibiki ugasanga biratuma abantu bajya mu matiko reka twivuge twebwe urumva tugendere n'abantu biyanditse banditswe nyine nituvuga Paulo yarigaragaje ngo twebwe tuzaba tukiriho ariko ushobora kuvuga umuntu twebwe natwe bazaba bakiriho kano kantu katwebwe none se nyine umuntu ntabwo abaza umunsi n'igihe wowe uripangira urumva ugahura n'ibiza twebwe tuzaba tukiriho karajya nkubasa ikiganiro uri kuyoboka si icya kabiri uyu munsi kwari umuntu mwakwanya ikiganiro mwamaze nandi kuri kamera nandi kubireba mwamaze isaha n'iminota 2 ntiwigeze useka arako nasetse ni gake cyane kandi ko yavuze kandi ko yavuze ngo ndagenda ngafata dodo kandi yavuze ngo ndagenda ngafata dodo no dodo tujya nyine mu isoko gahaha ukarya ugateka nyine utuboga ku muntu warwaye bwako ukaba watumugabura kwa kabakeneye imboga zo dodo urazizi ngo none akazifata kaza kazumisha abagore bashaka insaratsi kaza kaziba akamuhereza amafaranga yarigize umupfumu ntako wasetse gusa ni kariya pe mu minota 60 n'ibise none agafata amavuta y'ubuto akavati ngaya ngo aracako abantu bajya mu bapfumu c'est vrai agafata amavuta y'ubuto akavata ngo nayintare yego ngo gazajya kubona ngabona nguri intare ngagutinye ariko uriya mu mama ni buri kiganiro bazakibona urumva bazakibona naye narebye hari ukuntu hati umuntu yihangira umurimo uvanga ubuzima bwaramucanze yangije yigira umupfumu akajya avuga ati we atanga inzaratsi zo kugira ngo niba umugabo yarakwanze agukunde umva kantu numvise ku bwenge nyine aravuga ati noneho nifata ibyatsi nkajya mbaha ibyatsi bisanzwe bishobora kubica ati ariko dodo dusanzwe tuzirya nifata dodo nkazanika nkazisya zikabifu nkamuhereza akazashyira mu biryo ibi biryo umugabo arahita gukunda ukumva ntabwo yabirya ngo apfe abiza bakamwishyura agahagaro katsekeje kuko agirwa ravuga ati ngo ngiye ngo ntibazanungura rimwe bakavuga ngo nanjye ngo mbijye ngo ndeko nibupfu nanjye ngo nzabiryaho kuko nzabona abahaye iki dodo abantu bazi kwihangira umurimo ariko hashimwe Imana yamurokoye kuko Imana yita murokora byari kuba ari iki byari kuba ari ibibazo cyane hanyuma koko rubimeze bite ntago ujya ubeshya ubushize twakwanye ikiganiro ariko ntago ujya ubeshya yabaye ntabwo ujya ubeshya ingope ntago sezanye umuntu ngo tuzi Kigali uzi cyantunguye se akuri dukora ibintu tutazi ko bizagera kure ako David wangeze umustar kuri TikTok kabisa wangeze umustar kuri TikTok wangeze umustar nakugize iki umustar kuri TikTok watunguwe n'iki mbona tunguwe na zira views vango aho twagiye ukata mu kiganiro twagiranye hakwashizemo ndi kwirimba indirimbo yanjye twango ntabwo ujya ubeshya cyane igitero cya gatatu niko nabonye narebyeho banza kamaze kwegwana mu gitondo n'ibihumbi 110 urumva none one day ibisi birari none icyashimishije nukuntu hari abantu bagiye badukoramo challenge nanjye nkabona baragize nanjye nakora challenge nawe mukari ndabatene wa muntu ngo nago jubeye urumva hari abantu nabonye bagakozemo challenge ndavugane nanjye Imana ishimwe nte David atari umuntu mumenyana akakubera nyine ntagire icyo akumarira ariko kumenyana nawe byangiriye umuntu oya ubwo ngo nanjye nicanye n'umustar nagizwe umustar nande se nawe
nicajyabwe n'umustar ni TikTok yawe wenshizeho ngewe nakoze ibiganiro byinshi si kukubeshya kuko nawe urabizi nakoze ibiganiro byinshi video zijyamo nkurikije izo ngewe nakoze yego azi nafite kuri Gonareke TV zari video 840 ingahe yego so wazikurikirana cyane ndabizi izo nzikuyeho hazi nagiye nkurira abandi nabo zaga zigeze nko muri 300 hazi nagiye mfasha nazo zigeze wenda izo nafashije abandi nizo nakoze kuri Concorde TV yawe nazo zigeze nko muri 600 bose zibaye mavazi kuba video zingahe igihumbi na nta muntu n'umwe wigeze usubiramo avuga ati kano kantu karamfashije cyangwa mbone yaga postinze cyoka wapostinga ibiganiro byanjye nabona ko yagina bibiganiro ariko kantu navuze nta muntu wigeze gapostinga ariko wowe abantu bagiye bapostinga nti nago ujubeshye ngo we nabo bakabijya ikora mu duchallenge dore cyamamare we ndamamaye wabyakiriye ute byanshimishije cyane ariko umuntu ujya gutekereza amagambo wayatekereje biturutse kuki kuri amagambo abantu bose bayumvise ahita bafasha nukuri sibye no kubeshya natwe kubivuga duseka ariko bya bintu birafasha ahita bafasha ati ntago ujubeshya kandi ko Imana ntago ijibeshya nyinenge irandirimbo yitwa ntago ujubeshya njya kuyihimba nayihimbye tariki 15 z'ukwezi kwa 8 2016 ni ya kera ubwo imaze imyaka 10 nyihimba rero Imana yari imaze iminsi mbwira ngo izampa inka hari umuntu ugiye kumpa inka tariki 12 z'ukwezi kwa 8 babarayingabiye inka kwa kundi nyine twabahanzi utekereza ku bintu nubu gurya kuba nabaye icyamamare kuri TikTok urumva shobora guhita nkura amakaririmbo twebwe ntabwo opportunity tujya dupfa kuyipfusha bagiye tuzagoka nduvuga nti bya bindi havuyemo inspiration imeze gutya mpimbamo indirimbo ubwo rero umuntu amaze kumpa inka ndabitekereza ndi kwigendera niviriye mahoko ndi kujya muri Yungwe nyango twaranahageranye ndatekereza ni Imana koko urahambaye umuntu si mubyara wanjye yego ntacyo dupfana mu maraso niki tuziranye gutya ariko avuga ati konkoro bitewe n'ukuntu ngukunda nguhaye inka reka navuze ni Imana rero nukuri ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye ugira ute urasohoza none sika kantu ko kuva ati ntago wemera umuntu kumutuza i Kigali ngo haje ngo nibigucanga umutuze Nyamagabe nubwo harana baga ndi kugereranya sibyo shimangira kuko ni nacyo gitero cya nyuma kwereka wahise mu Nyamagabe yita bamusanze oya urabona sitso ntabwo nari guhitamo Musanze niba impamvu nahisemo Nyamagabe Obango umujyi wa Kigali ni umujyi yego Nyamagabe igereranywa n'iki n'icyaro kugira ngo nawe bagwitishijemo turi hano Musanze hitamo gukora Nyamagabe gukora Musanze na Kigali yego wajyahe wanahitamo Kigali ubwo nibwo navuze nimvuga ni Imana ntabwo usezeranya umuntu kumutuza i Kigali nyuma ngo bikuyobere umujyane hehe Inyamagabe n'urugero niba arakwemereye i Kigali uko biri kose ikibanza banyanganira kugereranya uko biri kose ikibanza cya Nyamagabe kigura miliyoni 10 uko cyaba kingana ku buso i Kigali cyawe kigura 100 nibura ni nka miliyoni 50 urumva ubwo Imana ishaka kukubwira ngo ari nk'umuntu washaka kugusezeranya tumva David ye nzaguha ikibanza i Kigali yabara akaraka ugati si ikibanza cya Kigali kwa miliyoni 50 ndayakura Tuka David nundi narabikwemereye ntacyo numvise ko Nyamagabe zaga sarenda cyangwa za Cyanika cyangwa hehe za Winkingi na hehe kiri kugura 10 ihangane niho ngiye kugira ute kukugura uwo ni umuntu urumva none ndongera ndavuga ngo ntabwo usezeranye umuntu kumujyana muri Amerika ngo kubona visa bigucanga umujyane i Burundi kwege wahise mu Burundi mamu nahise mu Burundi urumva nuvuga ngo ni umuntu ari hano mu Rwanda agiye kujya muri Amerika birasaba ngo ya applying asabe visa rero bacekinga ibintu byinshi bira bihugu nabyo bareba ati si umuntu ugiye kuva mu Rwanda akajya muri Amerika ntashobora kuzatubana ikibazo abenshi bageraho bagatoroka urumva no visa nyine kuyibona bikagora ariko kwambuka i Burundi ni laissez-passer yo mpamvu Burundi hanjemo urumva ni rero
Imana ikaba yagusezeranyije kujya muri Amerika viza ikayigora kuyibona ati byancanze ariko Imana yo ntago bigira ute ntago bijya biyicanga umuntu we byamucanga akaba kwemereye kujyana muri Amerika ati rero ndi kubona bigoye ariko ku Mana uzako kantu mpita nibuka hari umwana na se ingise yabwiye umwana ugati umwana wanjye bitego turajya hanze turajya hanze papa tengiye umwana agenda muri ketse zose ati twe tugiye kujya hanze nimuzongera kumbona umwana isanga akamubwira ati mwana wanjye itego tugiye kujya hanze rwose nta kabuza ejo tuzagenda umwana bya abandi banati tugiye kujya hanze nimuzongera kumbona isa zatahira arangiza avuga ati rero ngubu tugiye kujya hehe hanze ihe muri Uganda umwana yitona ntisore muri Uganda ni hanze tiko nabwiye abantu ko tugiye kujya hanze muri Uganda ni hanze akumva ko Uganda nyine ari nko mu Rwanda ko atari hanze akabeshi turi mu Rwanda kuvanga uzajya hanze munahita yumvira nubundi Burayi no muri Amerika pe hanyuma akavura karaguye reka twihutisha ikiganiro cyacu kugira ngo kitaza kuducikana kokoro ntangiye gutora nanjye urabona ko sibwo twugamera turakomeza turebera kamera sari kiraba kamera nashyiraho akantu bashyiraho iki se shyiraho turebe kuko byagenda kose nanjye ntabwo ndatoha no nikoti kuva ntaritiye ngo nyiraryo ambwira byagize tube turi kureba nibura twihutisha ariko tugikora ariko abantu tunarabakora abantu baba dukurikira cyane kwemera tukanyagirwa ngo tubashimishe tukunyagirwa tubashimishe tugiye gutanga amasomo y'umunsi uba wumva umuntu mwiza akwiye kubaho ute hano ku isi umuntu mwiza hano ku isi ndumva ari umuntu uvuga amagambo make akumva byinshi koresha geste biranye akumva byinshi yego akareba byinshi ariko akavuga make ari nayo mpamvu Imana yaduhaye amaso abiri iduha amatwi abiri iduha umunwa umwe kugira ngo tujye tureba byinshi twumve byinshi ariko tuvuge bikeya kuko akarenza umunwa karushya ihamagara wowe ni umuntu ni cyo kintu kigufasha kuba muri sosiyete ukaba uri umuntu mwiza kuko nkurikije ahantu twagiye tubana nabo twagiye tuvugana n'abantu bagiye ndi kumwe nabo bakagusuhuza byagiye bigaragara ko wagiye ubabera umuntu mwiza ni cyo kintu cyagiye kigufasha guca bugufi no kutiyemera guca bugufi no kutiyemera guca bugufi ni ikintu kikorohera cyane ntabwo njya ngora ubuzima David aya yabaye mbugora niyo imvura mba ngiye kugama ariko ndakomeje ndica muri Bibiliya ni iyihe nkuru igufasha kuruta izindi zose turi mu gusoza yego inkuru ifasha ni ya Yosefu mwene Yakobo hanyuma rero reka dusoze ikiganiro cyacu uko twanze abantu kibaye iminota mike ariko iminota myiza yo kuganiriza abantu twizemo isomo rikomeye guca bugufi kuvuga make kumva byinshi ukareba byinshi nubwo twebwe twavuze make twe ni make nubwo twe twavuze make namwe mujye muvuga make yego make nkatwe reka dusabe n'ubundi Concorde ni umuhanuzi ni umuhanzi hatanyitire icyo nari cyo ni umuhanzi yego ikindi ni umuvugabutumwa mu buzima busanzwe ariko nanone azi kuganiriza abantu niyo mpamvu navuze reka tuganire reka n'ubundi tumusabe ku muntu wifuza kumubona abe yamuhamagara afite Concorde TV show ku muntu ufite impano zigiye zitandukanye z'ubuhanuzi n'iki n'umuntu wifuza kuganira na Concorde n'ubundi adusoza n'isengesho kuko nimero yawe nadusoza n'isengesho yego wankenera yambona kuri 0788 Mana turagushimye twagusabye ngo utangirane natwe n'ubundi usozanyije natwe bishimwe kandi bego icyubahiro byose tubisabye Imana mu izina rya Yesu amen hanyuma rero mukomeze mukore subscribe nimvura itumije tukora ikiganiro kigufi ariko tuzasubira yego